Mu makuru twaje kumenya cyangwa se twaje kubwirwa n'abari aho ngaho, uwo mwana w'umukobwa yaje kuba yahindukira inzoka, ngo uyu mwana w'umukobwa yaje ateze moto aturutse Kimisagara, azamutse agiye ku Gisozi hano mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi byaje kuba byabera, yateze umumotari nk'ibisanzwe nk'uko undi wese yatega umumotari. Uyu mumotari rero yamutwaye aramujyana amugejeje ku Gisozi. Uyu mwana w'umukobwa ava kuri moto nk'ibisanzwe, birangira rero umumotari amubwira ati ngaho nyishyura amafaranga twavuganye. Umumotari rero abwiye uwo mwana w'umukobwa ngo amwishyure amafaranga bavuganye. Umwana w'umukobwa amuhereza amafaranga 500 kuva Kimisagara ugenda ugera ku Gisozi. Ndatekereza abakunda kuhagenda ntabwo ari hasi y'amafaranga 1000 kuri moto.